Camarades, bonjour à tous. bavandimwe mwaramutse mwese mbemereye yuko ari ibyishimo bikomeye kuba ndi hano uyu munsi kugira ngo tuganire hamwe dusange urukundo n'ubwuzu bw'abavandimwe bacu ababyeyi bacu bo mu karere k'intara yo hagati. Ndifuza yuko twaha icyubahiro gikomeye abari ku rugamba badufashe twe duhuriye hano tukaganira tukareba icyerekezo cy'igihugu cyacu. Reka dufate umunota umwe wituze twibuka bitanze ku buzima bwabo muri rugamba. Ndabashimiye. Hashize imyaka 10 turi muri ibi by'intambara kandi akeka yuko mukurikira uko ibintu bigenda bihinduka. Nizeye ko buri wese yamenye yuko tutakiri mu ntambara y'iterabwoba, ahubwo turi mu ntambara yo kwigenga. Buri muntu akwiye gusobanukirwa ko ari uburyo bw'abakoloni bwo kudushoza intambara. Buri muyobozi agomba guharanira igihugu cye. Nibisanzwe bo baraharanira inyungu zabo, natwe tugomba guharanira izacu. Nituramuka twateye imbere bivuze yuko aho bari bizagenda nabi. Nituramuka dutunganyije ibikoresho byacu hano iwacu, inganda zabo zizafungwa. Mwumva neza uko bimeze? Niyo mpamvu dushaka kubangamira sosiyete yacu kugira ngo dukomeze kuba mu ntambara. Ntituzigira dutekereza uko twatera imbere. Bityo bo bazakomeza gutera imbere, natwe dukomeze kohereza ibikoresho by'ibanze n'urubyiruko rwacu rukomeje kubabara. Rugerageze kwambuka inyanja ngo rujye gusaba ubufasha. Bari kurinda inyungu zabo nubwo ari mu buryo butari bwiza, ariko natwe tugomba kurwana ngo twikize dusohoke muri ibi bihe bibi. Niyo mpamvu n'ubu ngubu muri iki gihe gitagatifu aho abakristo n'abayisilamu bose bari mu gisibo, bifurije igisibo cyiza kandi Imana isubiza amasengesho yacu twese, kandi buri wese agira uruhare rwe mu guhindura uko afata abamukikije, abaturanyi n'abamwegereye bose. Ndifuza yuko abayobozi b'amadini hano muri Burkina Faso iki gihe basakaza ubutumwa bwiza, baganiriza abo bihebeshya bitwaje intwaro mu mashyamba, bica bavuga yuko babikoreshwa n'Imana. Nyamara siyobokamana. Kuki mbivuga? Nuko nzi ko benshi muri mwe mufite abavandimwe mu ngabo z'igihugu bari ku rugamba. Faire beaucoup de déclarations, beaucoup de prêches pour les faire comprendre que ce n'est pas de la religion. Pourquoi je le dis? Parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont des frères ou des sœurs qui sont biragoye cyane gusenya ikigo cy'iterabwoba ntuhasange ibitabo by'idini ya Islam cyangwa ibindi bifitanye isano. Ibi bivuze ko ijambo ryanyu rishobora kubageraho. Mukora inyigisho nyinshi, mubereke ibyo bakora yuko atari Islam. Ni byose ariko Islam ntaho bigaragara yuko umuntu agomba kwica, kandi tuzarengaho vuba aha. Tuzagerageza gusaba abayobozi b'isi y'Isilamu bose kudushyigikira muri uru rugamba, bafata ijambo risobanutse rihamye ribwira abica bitwaje yuko ari izina ry'Imana ko ibyo bakora atari Isilamu. Isilamu nyayo ni amahoro, ubumwe n'ubufatanye. Nta mpamvu yuko umuntu yica avuga yuko ari mu izina ry'Imana. Ntihagire umubwira yuko ari mu nzira mbi. Hari ibikorwa byinshi biri gukorwa. Hari uturere twari twaratereranye imyaka myinshi tumaze kongera kwigarurira. Turimo gutegura neza ubwo butaka, kandi tuzakomeza kugera ku mipaka yacu. Mu minsi mike muzamenyeshwa ibyo twamaze kugarura. Kandi tuzashyira ibirindiro birambye. Ntabwo tuzasubira inyuma. Tuzafata ubutaka bwacu bwose. Bizajya bigenda gahoro gahoro. Hari uturere ushobora kubona nta gikorwa kiberayo, ariko intambara iragenda isa naho icogora buhoro buhoro.
tuzasukura uturere kamwe ku kandi kugeza aho dutatanye buri wese. Kuko nabivuze, bafite amahitamo abiri gusa: kumva ubutumwa bagasubira mu gihugu cyangwa bagashiraho burundu. Nibo bagomba guhinduka muri uru rugamba turimo uyu munsi. Ikintu kibi kirusha ibindi ni intambara y'itangazamakuru, kandi si ubwa mbere ibi bibaye. Uyu munsi ntekereza yuko abanyaburkina Faso ndetse n'abanyafurika bose bagomba kuba barasobanukiwe icyo bivuze kuba mu ntambara itangazamakuru. Birababaje cyangwa se amahirwe ku ruhande rwacu. Nk'uko Thomas Sankara yabivuze, ubukoroni ni umunyeshuri mubi cyane, ni umunyeshuri utumva, kuko uko wamwirukana mu ishuri aza yitwaje uburyo bwa kera. Ntashobora guhinduka, kandi akenshi biba urwenya. Urebye itangazamakuru ryabo ry'abayimperiyaliste, ukareka ibyo bandika n'ibyo batangaza, bakoresheje uburyo bumwe: gutera umuriro mu Rwanda, kwangiriza Sudani no gusenya Afurika yose. Ariko ubu ntabwo bizongera gukora, kandi ndakeka ko mwese mumenye ko ari abahanga cyane mu guhindura amakuru, gukora ibinyoma bihimbano, kandi ibi mbivuze mbisubiyemo cyane nka Jeune Afrique. Baratwegereye cyane mu itangiriro ry'umwaka wa 2022 na 2023. Banyuze mu nzira nyinshi ngo batugereho, batubwire ngo duha amafaranga bazatugirira isuku mu bitangazamakuru. Twarabyanze, ntibabihakana kuko dufite ibimenyetso. Bohereje intumwa zabo, uko niko bakora. Abakuru b'ibihugu benshi barabifata, bajya batanga amafaranga buri kwezi ngo bandike inkuru nziza zibahesha isura, ariko ni ibintu bibi cyane, nibyo bibatunga. Niba ubahaye amafaranga, barabeshya bagusigira amarangi meza, niba ubyanze barabeshya bagusiga icyasha. Ariko Afurika yose igomba kumenya ibi, kandi niba umunyafurika ashaka gutera imbere, ni uguhagarika kumva ibyo binyoma by'itangazamakuru, kuko kuguma uwumva ikinyoma burya bihinduka ukuri mu mutwe wawe, kandi ibyo biratugiraho ingaruka mbi cyane. Kuri twe tubibona buri munsi, kandi ndabibwira abantu benshi ngo babe maso. Ibi byose ni uguca ibintu mo kabiri kugira ngo ubone uko utegeka. Buri wese agomba kugira ubushishozi kugira ngo asobanukirwe neza amayeri y'abakoroni, abashe no kubwira bagenzi be Imana, bityo twese duhuze imbaraga twubaka igihugu cyacu. Izi nizo nshingano zacu, kandi tuzubaka Burkina Faso. Burkina Faso izaba icyo batigeze batekereza na rimwe yuko gishoboka. Afurika igomba gukanguka, igomba kuva mu ntambara zihoraho. Twarakoreshejwe bihagije, baradukinishije kugira ngo badusahure. Ubu rero muri Burkina Faso bafite ubwoba, iterabwoba rirashira, none bagomba gushaka ikindi, ni ukwihangira umutwe w'inyeshyamba cyangwa intambara y'abenegihugu. Ndashaka gusaba buri wese gufata ibi nk'ibikomeye, kuko ubukoroni bufite isura nyinshi. Twavuga ko ubukoroni buva hanze y'umugabane, ariko hari n'ubukoroni buva imbere muri twe. Muri Burkina Faso hari ubwo kuvuga ibintu mu buryo bwumvikana bitera abantu intimba, ariko ni ngombwa kuvugisha ukuri kugira ngo dutere imbere. Hari abantu muri Burkina Faso batifuza kubona abandi bateye imbere, hari abashaka kuguma hejuru bonyine. Oya, twafashe icyemezo cyo gukora leta ikomeye kandi twigiriye abaturage bose, dusaranganya umutungo. Ibijyanye no gusebanya byatangiye ubwo twatangiraga gahunda ya Faso Mebigdo. Abantu benshi b'abacuruzi batangiye kuyobya urubyiruko ngo twabahaye amasoko ya leta, twabahaye amasoko y'imihanda se. Turi hese koko? Inyigo nyinshi ziri ku rwego ruto cyane. Minisitiri aherutse gukora uruzinduko, mwese mwabibonye kuri televiziyo. Ntibimeze neza, biragenda buhoro cyane. Turasaba abantu gukorera hamwe. Twebwe ubwacu twashyize abantu mu matsinda kugira ngo bihutishe ibikorwa, ariko hari abatarashaka gukorera hamwe. Tugomba kubahuza uko byagenda kose kugira ngo ibintu byihute.
ntabwo turi kugerageza imyitwarire y'abantu ku giti cyabo ngo Burkina Faso izatere imbere mu myaka 500 cyangwa se 1000. Oya, twebwe dushaka kubona impinduka zikomeye mu myaka 5. Niba mwishyize hamwe muzabona ibikoresho byinshi kandi bizabafasha gukora neza. Dore aho bigeze, turi mu rugendo rwo gutunganya ibikoresho kuri ONB ndetse na Sonatel. Abaturage barasaba amazi, byaratugoye cyane, twifashemo dutangira gukora amadamu, gucukura amazi ku giti cyacu. Niyo mpamvu twaguze ibikoresho bihagije kugira ngo dutangire ibikorwa. ONB iri RS 2 ku muhanda ujya Ibobo. Ariko noneho haje ikibazo cy'uko amwe mu mabanki yanga gutera inkunga abantu baba batsindiye amasoko ya leta. Turimo turabikurikirana, tugomba guhindura imyumvire. Hari banki imwe y'umuntu uri hano mu cyumba, sinzi niba hari umubitsi cyangwa ntawuhari. Inyinshi muri izi banki zikora ku mafaranga ya leta. Twasabye ko hatangwa igice cy'ayo mafaranga, ibyo byitwa dépôt en terme d'art. Ni ukuvuga ko ibigo bya leta bibitsa amafaranga muri za banki. None turashaka amafaranga yacu ngo dukore akazi. Abantu bavuga yuko badashobora kuyatanga kuko ngo byagabanya imbaraga za banki zabo. Imwe yabonye inyungu ya miliyari nyinshi. Izi ntabwo ziratangwa. Oya, twumvikane ku meza cyangwa se tuzakoresha ubundi buryo. Niyo mpamvu uyu munsi mu gitondo nashatse gutangaza iri jambo. Mumenye yuko imirwano igiye gutangira. Umukungugu urahaguruka nk'uko tubivuga. Namwe ubwanyu mujye muba maso. Abo banyagitugu nibo baza inyuma bakayobya abantu, bagakwirakwiza ibinyoma kugira ngo batume abaturage batakaza icyerekezo. Bamwe baratangiye. Hari benshi bakora amashusho ngo boge isura y'abantu bamwe. Mube maso. Ibigo bito byinshi birafunga kuko bitabasha kwishyura abakozi. Hari amafaranga yabo barimo kwa Trésor Public, ariko ntabwo bishyurirwa. Niyo mpamvu dusaba yuko batwishyura igice cy'amafaranga yacu ya date ngo dushobore kwishyura ibyo bigo bigakomeza gukora. Ariko abantu bamwe baratekereza cyane ku mafaranga aho gushyira imbere imibereho y'abandi. Mwe mwumva twarabyihorera koko? Ideni ryo mu gihugu imbere, amafaranga agiye kuza. Twasabye gusa igice cyayo, ntabwo twasabye byose. Ni igice gito twasabye kugira ngo dukoresha ku kazi. Bamwe muri za banki barabyemeye, turabashimiye. Ariko nyinshi muri zo ntizirashyikiriza ayo mafaranga kugeza ubu. Niyo mpamvu ntanze iri tangazo. Twatanze igihe ntarengwa kugeza ku mpera za Werurwe. Niba kuri iyo tariki 25% y'amafaranga adashyizwe hanze, tuzahita dukoresha ubundi buryo. Mumenye yuko manipulation itazakomeza. Aho ibangamira cyane ni mu bantu batishoboye. None rero mwitegure, iri n'indi ntambara itangiye. Hazaba manipulation zitabarika. Ariko mugume hamwe, tugomba gutera imbere. Abashaka gutumiza ibintu hanze ya Burkina Faso ni mugende aho kuri ministeri bazabaha impapuro. Nta ruswa ihari. Niba mugiye aho umuntu akabasaba amafaranga, muzaze mwe ubwanyu kuri presidence mu murege. Hari ibiro bihari, tuzareba neza uwasabye ruswa. Nta ruswa cyangwa se deal zemewe kugira ngo ubone uruhushya rudasanzwe rwo gutumiza. Ibi birasobanutse neza, ntibisaba igisobanuro cyinshi. N'abatumiza ibintu mu gihugu bagahitamo kubibika mu bubiko kugira ngo babeho mu izamuka ry'ibiciro. Turabinginze mujye mubashyira ahagaragara, mubabwire bahagarike ibyo bikorwa. Ntibikwiriye kuzanira ibintu mu bibike utegereze yuko bigira ikibazo ku isoko ubone kubishyira hanze ku giciro gihanitse. Bagomba kubihagarika. Ministeri yatanze amabwiriza yo gushakisha aho abantu bubatse ububiko mu bice bitemewe, aho babika ibintu byinshi. Nibimenyekana ibyo bicuruzwa bizafatwa, bigurishwe nta kiguzi, amafaranga ajye muri leta.
ibyo nibyo natanzeho amabwiriza. Nimuze mudutunganirize ayo maguriro kugira ngo dutere imbere. Ndishingikirije ku bacuruzi bacu kugira ngo hagati yanyu hatabaho abagusha abandi mu byaha nk'ibi ngibi. Abantu bamwe babika ibicuruzwa bakabitegereza kugeza bigeze ku isoko mu buryo ribikeneye cyane, hanyuma bikazanwa ku isoko ngo bunguke. Ibyo si byiza. Sintekereza yuko ibyo ari ubutunzi Imana ishobora guha umugisha. Dukeneye gukora ibintu byinshi mu gihugu imbere. Nzi neza ko dushobora gukora utumodoka duto, haba uturimo amashanyarazi cyangwa se utwifashisha moteri. Tugomba gufungura urubyiruko rwacu urubuga rwo kugaragaza impano zabo. Turimo gutegura ikigo kinini aho abantu bazajya bahugurirwa uko bashinga inganda zabo. Bazasuzuma ibicuruzwa dukenera buri munsi, barebe ibishobora gukorerwa mu gihugu. Ndabizi neza yuko dufite impano zitandukanye mu gihugu hose. Hari application izatangizwa vuba, urubyiruko ruziyandikisha. Tuzashyiraho imashini zose zikenewe kandi tuzabitaho. Nibarangiza bazabashe gutangiza ibigo byabo. Ibi bizaba bibaye ku mugambi w'Imana. Tuzashyiraho uruganda mu gace ka Kaya aho tuzajya duhindura ibintu byinshi ku buryo bwacu. Tuzajya twihaza ku byo dukeneye. Ntidukwiye gukomeza gukoresha amafaranga yacu hanze. Nibwo ubutunzi bwacu buzadufasha. Tugomba guhindura imyumvire. Aho ni ahantu hazatanga imirimo, hakagira abakozi benshi, kandi niho honyine tuzagera ku bwigenge nyakuri. Ndabwira abanyeshuri bo mu mashuri makuru, turabizi ko mufite ibibazo byinshi. Tuzubaka amacumbi ya kaminuza, ni ibibazo by'amafunguro, bourse n'abahuza, turabizi. Gusa tuzabikemura buhoro buhoro. Hari ibikorwa bimaze gutangira nko kubaka inyubako ya kaminuza hano. Duteganya gutangiza andi macumbi y'abanyeshuri vuba, kongera ibiribwa n'ubushobozi bwo kwakira benshi. Tuzongera n'imfashanyo. Turimo kugabanya amafaranga asohoka mu gisirikare kugira ngo dushyire menshi mu burezi, kuko uburezi ari ryo pfundo ry'iterambere. Nta mwiga wibagiranye. Navuganye na minisitiri ku bijyanye n'amalaboratwari. Namusabye gushaka ibikoresho by'ingenzi by'ibanze, tugashinga amalaboratwari agezweho mu mashuri yacu makuru. Ntabwo byumvikana ko umuntu yiga siyansi atarigeze na rimwe areba selile vegetale kuri mikorosikope. Iyo si siyansi. Twebwe twese twize siyansi. Hari ubwo wajyaga muri laboratwari ukahasanga mikorosikope 7 cyangwa 8 gusa, zimwe na zimwe zitari no gukora. Abanyeshuri bose ntibabasha kubona aho bigira. Ibyo ni ukuri. Turashaka gushyiraho amalaboratwari y'icyitegererezo mu mashuri yacu. Ujye ku ishuri ubone ibikoresho byo gukoreraho ubushakashatsi. Naho ubundi tuzagira abahanga mu magambo gusa. Nari ntangajwe nuko abashakashatsi bacu nta mikorosikope electronique abarayaje dufite mu gihugu kuva Burkina yashingwa, ntabwo iraboneka. Namwaje nti ubwo mukora ubushakashatsi gute? Tugenda tuyikoresha hanze. Turi kuyishyura ubu kugira ngo tuyishyire mu gihugu. Abashakashatsi n'abanyeshuri bazabashe gukora byose hano. Tuzashyiraho ibigo by'ikoranabuhanga, dutangiye mudasobwa nyinshi mu mashuri. Hari sosiyete y'Abanyaburkina Faso ikora mudasobwa. Twagiranye amasezerano kugira ngo dukoreshe ibikoresho byabo mu mashuri. Abanyeshuri bazabasha gukora ubushakashatsi bwabo kugira ngo bagere ku rwego rushimishije. Internet nayo iragenda irushaho kugera hose. Bituma ubushakashatsi bugenda neza kandi mu buryo bwihuse. Nidukomeza kubona uko mwitanga mukaba hamwe, natwe tuzabona imbaraga. Ntabwo tuzacika intege. Nabwiye ba minisitiri bose ngo bake imyenda. Nta biruhuko bya guverinoma bihari. Akazi karakorwa amasaha 24 kuri 24, iminsi 30 kuri 30. N'inteko ishinga amategeko nuko
nta kuruhuka ngo bajye mu cyaro. Imiryango yose ya leta igomba gukurikirana uwo murongo, ishyigikire abaturage n'ingabo zacu. Turagenda tureba impinduka, abantu barahindura imyitwarire, tugomba guhindura isura y'igihugu burundu. Burkina Faso ni igihugu cy'icyitegererezo kandi tugomba kukibungabunga no kugihesha ishema. Le Burkina Faso est une référence et nous devons maintenir le flambeau très haut.